reka nkubwire nubwo ubona ntacyo kurengera kigihari, nubwo ubona nta ngingo ugifite kurengera, nubwo ubona nta butabazi bugihari, ariko nagira ngo ubwire ngo humura. Mu ijoro ryari ryishimye, mu ijoro wabonaga ntazira, aho wabonaga birangiye, aho wabonaga ugiye gukorwa n'isoni, aho wabonaga ugiye guseba, ahangaha ni Imana yohereje ubutabazi, ahangaha ni Imana igiye kukwibukira, ahangaha ni Imana, haleluya, igiye guhindurira amateka yawe, maze abantu bagatangazwa n'ibyo Imana ikoze, abantu bagatangazwa nuko Imana yagiye kugarukaho, abantu bagatangazwa nuko Imana yagiye kurengera. Uyu mugore we mu gihe kimwe yari afite umwana umwe w'umuhungu, niwe wamubeshaga muri uyu mudugudu, ariko mu gihe kigeze arapfa. Amaze gupfa yigira inama ngo birarangiye, uyu mwana agomba kujya gushingurwa. Ararira, abakora ikiriyo baragikora. Hari igihe ugera mu kigeragezo ukabona ubuzima bwawe bwapfuye, hari ibyawe zarangiye, hari ibyawe bitakiriho, ariko Yesu aya masaha ari gusubije ari buzima. Ugiye gusubira mu mudugudu ushima Imana, ugiye gusubira mu mudugudu uva gukomera kwiba, ugiye gusubira mu kazi, ugiye gusubira mu bucuruzi, ugiye kongera kwagurirwa imbago. Abantu bagiye kukubona, abantu bagiye kubona uhimbaza, abantu bagiye kubona witera hejuru, kuko umwami Imana gutabaye. Ntabwo kimwaye, ntabwo gikozwe n'isoni, wabona isoni zigiye gukora, wabona ugiye kumwara, ariko Yesu arageze azuye ibyawe byari byarapfuye. Yesu arageze agaruye agaciro, Yesu arageze agaruye ubuzima, Yesu arageze agaruye imibereho, Yesu arageze yongeye gutera inyama, yongeye gutera imitsi, yongeye guhumekera mu mwuka. Abantu bagiye gutungurwa nuko Imana ikugiriye neza. Warangije bamufata ukuboko, mu kumufata ukuboko bamusubiza nyina ari muzima. Wari ugiye gushingura abona umwana muzima, nawe wabonaga birangiye. Akira ubuzima, akira kubaho, akira kugubwa neza, akira kurabagirana, akira kunezerwa, kuko Imana ikugarutseho, ikugarutseho. Warangije amusubiza nyina ari muzima, nyina wamufata ukuboko yinjira mu mudugudu. Ariko reka mubwire nshuti yanjye, babandi bari baje kumushungera babonye yinjira mu mudugudu bavuze ngo iki? Hari abantu bamaze igihe bagushungera, bagiye kubona usubiye mu mudugudu bazavuga ngo iki? Hari abantu baguteranyije mu kazi, bagiye Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Pastor Himbazwe Theophile. Tugarutse mu mwanya w'ijambo, tugarutse mu mwanya w'ihumure. Kuzaniye ijambo uyu munsi rivuga ngo ibyawe byari byarapfuye Yesu arabizuye. Ibyawe byari byarapfuye Yesu arabisuzuye. Bishoboka ko ubuzima bwawe bwarimo bwangirika, business irimo yangirika, akazi byaranze, mu rugo birimo byanga, ariko nagira ngo mbwire nkuzaniye ijambo rivuga ngo ibyawe byari byarapfuye Yesu arabizuye. Nta mwana w'umuntu ugizemo uruhare kugira ngo bizuke, ahubwo Yesu wenyine niwe wiyizeye kuri tere ya ibyawe byapfiriye. Yesu wenyine niwe wiyizeye ku buzima bwawe. Yesu wenyine nuje kuguzurira ibyawe byapfuye. Impamvu Yesu ari uje ni ukugira ngo abantu batazabona ngo babigizemo uruhare, kugira ngo wongere ugire agaciro, kugira ngo wongere ugire ijambo, kugira ngo wongere ubeho, kugira ngo wongere ujye muri business, kugira ngo wongere ubone akazi, kugira ngo wongere ubyare, kugira ngo abana bajye ku ishuri. Hatazagira abantu bavuga ngo babigizemo uruhare, ahubwo Yesu wenyine araje, araje aya masaha, aje kuzura ibyawe byari byapfuye. Kandi nabizura abantu bose barabimenya, abakunzi bawe barabimenya, abanzi bawe barabimenya, babishaka batabishaka, bagiye kumenya ko Imana yabiguhinduriye amateka, bagiye kumenya ko Imana yazuye ibyawe. Mu nyemerere tubaze dusengera ijambo ry'Imana. Kubwira ijambo tugiye gusenga, tugiye kurarika Imana muri iri jambo kugira ngo izizure ibyawe byari byarapfuye, ibyawe byari byaranze, waragerageje biranga, hirya no hino biranga, ariko nagira ngo mbwire impamvu bitemeye. Yesu yari ataragera kuri tere, Yesu yari ataraza kubizura, ariko ubu tuvugana Yesu aje guhindura amateka yawe. Abantu bagiye kubona ushima Imana. Data mu izina rya Yesu,
Imana twabonye mu bihe bitandukanye, Imana twabonye izuba rivuye, Imana twabonye imvura igwa, Imana twabonye abantu baturetse, Imana twabonye imiryango yatuvuyeho, Imana twabonye mu ijoro ryishimye, Imana twabonye tubona n'akerekezo cy'ubuzima ikaza igahindura amateka. Iyo niyo duhamagaye amasaha, turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe, kugira ngo uzihindure amateka y'abantu bawe, kugira ngo uzurwane intambara, kandi kugira ngo uzutsinde bimenyekane kuri Imana. Urakoze Mwami urakarama, urakoze kugiye kubana natwe, urakoze kuba imitima y'abantu igiye kuruhuka, urakoze kuba abantu ugiye kuzura, abantu bagiye kongera kubaho, abantu bagiye kongera kugubwa neza, abantu bagiye kongera gushima Imana, abantu bagiye kongera kwitera hejuru, abantu ugeze mu midugudu batuyemo, ugeze mu makaritsiye batuyemo, ugeze mu mirenge batuyemo, ugeze mu turere, ugeze mu bihugu, ugeze mu migabane, uhinduye amateka y'abantu. Abantu bose bagiye kubona ko uri Imana igira neza, n'ugutinda ariko yubangutse, abantu bose barabibona, kandi ugacecekesha umuraba, abantu bakambukira mu nyanja ituje. Urakoze Mwami urakarama, cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Yesu, amina. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni ibice 7, umurongo wawo wa 11 turagera 12. Bibiliya iravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Bucye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira, yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Amina, amina. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tumaze gusoma inkuru hano z'umugore w'umupfakazi. Uyu mugore w'umupfakazi birivuze ko yari atuye mu mudugudu witwa Nayini. Mu yandi magambo ntabwo yari afite umurengera, kuko icyari kumurengera cyari cyamaze kuvaho. Yarengerwaga kuba muri uyu mudugudu nuko uyu mwana w'umuhungu yari ahari, ariko igihe cyari kigeze uyu mwana w'umuhungu arapfa. Reka nkubwire, nubwo ubona ntacyo kurengera kigihari, nubwo ubona nta ngingo ugifite kurengera, nubwo ubona nta butabazi bugihari, ariko nagira ngo nkubwire ngo humura. Mu ijoro ryari ryishimye, mu ijoro wabonaga ntazira, aho wabonaga birangiye, aho wabonaga ugiye gukorwa n'isoni, aho wabonaga ugiye guseba, ahangaha ni Imana yohereje ubutabazi, ahangaha ni Imana igiye kukwibukira, ahangaha ni Imana, haleluya, igiye guhindurira amateka yawe. Maze abantu bagatangazwa n'ibyo Imana ikoze, abantu bagatangazwa nuko Imana yagiye kugarukaho, abantu bagatangazwa nuko Imana yagiye kurengera. Uyu mugore wo mu gihe kimwe yari afite umwana w'umuhungu, niwe wamubeshaga muri uyu mudugudu, ariko mu gihe kigeze arapfa. Amaze gupfa yigira inama ngo birarangiye, uyu mwana agomba kujya gushingurwa. Ararira, abakurikiriye baragikora. Hari igihe ugera mu kigeragezo ukabona abantu benshi bakwegereye, ukibwira ngo abantu benshi niko bagukunze. Reka nkubwire bose ntabwo bagukunze. Hari abaje gushungera bareba uko witwaye mu kigeragezo, hari abaje kubatawa turebe ko azabaho, turebe ko azongera kugira agaciro, turebe ko azongera kugira ubuzima. Ariko reka nkubwire ngo nyuma y'amagambo abantu bari kuvuga, hari Imana ije kuvuga ijambo, amateka yawe akongera akabaho, ukongera ukagira agaciro, ukongera ukitera hejuru. Ngo Yesu amenya amakuru y'uko uyu mugore yagize ibyago, y'uko yapfushije umwana we. Ngo arangije ngo arahaguruka, ngo amaze guhaguruka ngo aragenda, ngo ageze ku irembo ry'umudugudu witwa Nayini. Yesu ageze ku irembo y'umudugudu utuyemo, Yesu ageze ku irembo ry'urugo rwawe, Yesu ageze ku irembo ry'akazi kawe. Ntabwo ari bwemere ko usohoka mu mudugudu, ntabwo ari bwemere ko ukorwa n'isoni, ntabwo ari bwemere ko abantu bakwishima hejuru, kuko wakiranutse, kuko wakunze Imana, ukanga ubugome bw'iyi si, ukanga kuriganya, ukanga kubeshera abandi. Imana nawe igiye kugutabara, igiye kugutabarira. Hamwe bari bazi ko birangiye, ngo akigera ku marembo ngo arahagarara, ahura na nyina w'uyu mwana. Bivuze ko uyu mwana yari umwana w'umuhungu, ngo nyina w'uyu mwana yari arimo arira. Aravuga ati madamu wirira, aramuhoye mu yandi magambo amuha
Pole abona umudamu ntabwo bimunejeje. Yesu amenye igitumye umugore arira. Nawe ndagira ngo ubwire ngo Yesu amenye igitumye wiheba. Yesu amenye igitumye uzinga imyenda. Yesu amenye igitumye uvuga ngo abana ntibaziga. Yesu amenye igitumye uvuga ngo urugo ntiruzakomera. Yesu amenye igitumye uri kurira mu kazi. Yesu amenye igitumye uri kurira muri karitsiye. Yesu amenye igitumye uri kurira mu mahanga. Icyo gitumye urira rero Yesu yakimenye. Nicyo Yesu agiye gukoraho. Haleluya, haleluya. Hari abantu bamaze igihe bakwikoreye. Hari abantu bamaze igihe bakugendana. Hari abantu bamaze igihe bakumanika ku byapa. Hari abantu bamaze igihe bakwamamaza bakubeshyera. Ariko nagira ngo ubwire ngo Yesu arahageze. Bose bagiye kugushyira hasi. Bose bagiye kwegerayo kuko aho Yesu yageze yegezayo ibidafite umumaro akarema ibifite umumaro. Ahari urupfu akahashyira ubuzima. Ahatari ari kubaho akahashyira kubaho. Ahatari agaciro akahashyira agaciro. Ahatari akazi akahashyira akazi. Ahari amadeni akishyura amadeni. Ndumva hari ibintu Yesu agiye guhindura. Ndumva hari ikirere Yesu agiye guhindura. Kubwira ijambo hari ibintu Yesu agiye kurema. Hari ibintu Yesu agiye kurema bundi bushya. Muri ibi byaremwe bazarema isi nshyashya itarimo imibabaro, itarimo agahinda, itarimo amakuba. Aravuga ngo Uwiteka azahanagura amarira yose, azavanaho intambara mu gihugu. Ndagira ngo ubwire intambara warwanaga Yesu amanuwe no kuzikuraho. Yesu amanuwe no kugegezaho, ahubwo amanuwe no kugirira neza. Wageze mu marembo. Uyu mugabo witwa Yesu ndamukunda cyane. Ntabwo Yesu ageze abantu batari bashungera. Yesu ageze abantu bagushungereye. Kandi Yesu ageze abantu bavuze ngo ntabwo bizakunda. Yesu ageze inzandiko zo kwirukana bazanditse. Yesu ageze inzandiko zo ko umugabo agiye kujya muri divorce zaje. Yesu ageze haleluya imanza ziri mu nkiko. Akaza agahindura amateka. Akaza akaburanira abantu. Akaza akagarurira abantu agaciro. Akaza agaha ijambo abantu babuze ijambo. Akaza akishyurira abantu amadeni. Haleluya, haleluya. Ngo akigera mu marembo ngo ahura n'abikoreye ikiriba. Ngo arangije ngo agikoraho. Ngo abari bakikoreye bose ngo bagishyira hasi. Reka mubwire Yesu agukozeho. Agukozeho muri iri jambo. Agukozeho mama. Agukozeho papa. Agukozeho wa mukecuru. Wa musaza we. Akoze ku burwayi. Akoze ku madeni. Akoze ku ntambara. Akoze ku mashuri y'abana. Abari bikoreye bagushize hasi. Bagiye gutungurwa n'iby'Imana ikoze. Bagiye gutungurwa n'iby'Imana iremye. Bagiye gutungurwa n'amahirwe Imana igariye ku buzima bwawe. Ngo bakigishyira hasi ngo Yesu ngo ahamagara wa wundi wari wapfuye. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu yageze ajya ahamagara ibyapfuye bikongera bikabaho. Yegeze yagera iwabo na Lazaro. Ngo Lazaro yaramaze iminsi ine mu gituro. Abantu bari bararize, abandi bari barihanaguye. Arahamagara aravuga ngo Lazaro sohoka kuko ubuzima ntabwo bamwe bapfuye. Ngo muri ako kanya Lazaro arasohoka ahagarara imbere ya Yesu. Yaraboshye amaguru n'amaboko bamubesheje ibitambaro. Hari abantu bakuboshye. Yesu agiye gutanga itegeko nibakubohore bakureke ugende. Yesu arangije aravuga ngo nimwe mwamuboshe nimumurekure mumureke agende. Bagiye kongera kukubona ugenda. Bagiye kongera kukubona ushima Imana kuko bari bazi ko byarangiye ariko ntabwo byigeze birangira. Haracyariho amahirwe. Yesu nahagera byose birahinduka. Ngo arangije ngo ahamagara wa muhungu. Wibuke ko yari yapfuye. Wibuke ko yari atagifite ubuzima. Bari bamaze gupfunya. Bari bamaze no gucukura imva. Bari bamaze no kugura ibyo bari bumwe. Bavati n'ubundi uyu mugore sitwe twaraba tumukira. Icyari kimubesheje muri uyu mudugudu ni uyu mwana. Reka tuve kumuhamba ubundi tumusende. Nta gaciro gifite. Ibyo bari bamaze kubigabana. Ariko reka nkubwire mu gihe barimo bagabana Yesu arahari. Mu gihe barimo bagabana Yesu azi icyo ari bukore. Mu gihe barimo bakuvuga Yesu azi icyo ari bukore kugira ngo amagambo bavuga yose atuze. Ngo muri ako kanya Yesu amuhamagara mu izina. Aramubwira ngo muhungu ndagutegetse byuka. Warangije barabaduka ngo amusubiza nyina ari muzima. Reka nkubwire hari ibyawe byapfuye. Henita kota sifa ya manda ya sirigidemo. Hari ubuzima bwawe bwapfuye. Hari ibyawe zarangiye. Hari ibyawe bitakiriho. Ariko Yesu aya masaha ari gusubije ari buzima. Ugiye gusubira mu mudugudu ushima Imana. Ugiye gusubira mu mudugudu uva gukomera kwiba. Ugiye gusubira mu kazi. Ugiye gusubira mu bucuruzi. Ugiye kongera kwagurirwa imbago. Abantu bagiye kukubona. Abantu bagiye kubona uhimbaza. Abantu bagiye kubona witera hejuru kuko umwami Imana gutabaye. Ntabwo kimwaye. Ntabwo gikozwe n'isoni. Wabona gisoni zigiye gukora. Wabona ugiye kumwara. Ariko Yesu arahageze.
arahageze azuye ibyawe byari byarapfuye. Yesu arahageze agaruye agaciro. Yesu arahageze agaruye ubuzima. Yesu arahageze agaruye imibereho. Yesu arahageze yongeye gutera inyama, yongeye gutera imitsi, yongeye guhumekera umwuka. Abantu bagiye gutungurwa nuko Imana ikugiriye neza. Warangije bamufata ukuboko, mu kumufata ukuboko bamusubiza nyina ari muzima. Wari ugiye gushingura abona umwana muzima, nawe wabonaga birangiye. Akira ubuzima, akira kubaho, akira kugubwa neza, akira kurabagirana, akira kunezerwa, kuko Imana ikugarutseho. Warangije amusubiza nyina ari muzima. Nyina wamufata ukuboko yinjira mu mudugudu. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, babandi bari baje kumushungera babonye yinjira mu mudugudu bavuze ngo iki? Hari abantu bamaze igihe bagushungera, bagiye kubona usubiye mu mudugudu, bazavuga ngo iki? Hari abantu baguteranyije mu kazi, bagiye kubona Imana yaguhaye promesse. Hari abantu bavuze ngo ntabwo uzabona akazi, bagiye kubona Imana yaguhaye akazi. Hari abantu bavuze ngo ntabwo uzishyurirwa amadeni, bagiye kubona Imana yakwishyuriye. Hari abantu bavuze ngo abana ntibaziga, bagiye kubona abana bajya mu mashuri meza. Bazavuga y'ayo magambo ko Imana itumye bahindura amagambo. Imana itumye bahindura amagambo bavuze, kuko biremwe nonaha ntabwo ari ibya kera. Hari ibintu Imana iremye kugira ngo abantu bazamenye ko wabanye n'Imana, kugira ngo abantu bazamenye ko wagendanye n'Imana. Ni igitangaza igiye kukuremera, kandi iki gitangaza ikakiremera mu mudugudu wawe. Ntabwo iri bukiremera inyuma y'umudugudu, irakiremera mu mudugudu. Hahandi bari bazi ko ugiye gusaba, hahandi bari bazi ko birangiye. Ni Imana igiye kuremera igitangaza. Dokirefo ya sirigide mo yasanga nitalama ndo ya sirigide mo yasanga bene kota. Nitalama sirigide mo. Uyu mupfakazi ntabwo Imana yaremye igitangaza yasohotse mu mudugudu, hoya yakiremeye indani ku marembo. Abantu bose babireba, abaje bamushungereye bahari, abamuherekeje bahari, abagore bahari, abagabo bahari. Nagira ngo mubwire ngo hari igitangaza Imana igiye kurema. Abaje kugushungera bahari, abaguteranije bahari, abakuvuze bahari, abagushebeje bahari. Bagiye kubona Imana irema igitangaza. Nurangiza winjira mu mudugudu, nurangiza usubirane y'agaciro, nurangiza usubirane y'ijambo, nurangiza wongera urabagirane. Bibiliya ngo ibyo yakoze Yesu ngo byamamara mu mudugudu hose, ngo ndetse byamamara no ku isi yose. Reka nkubwize ukuri ko Imana yamamagaye. Ibintu Imana igiye gukora bigiye kumenyekana. Amatwi y'abazi bawe bazabyumva, namara kubyumva acure mwinjirere. Abantu bose bazamenya ko watabawe n'Imana, abantu bose bazamenya ko wibutswe n'Imana, abantu bose bazamenya ko wagenderewe n'Imana, abantu bose bazamenya ko Imana ariyo yakugiriye neza. Kuko hari ibintu Imana igiye kuremera kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imana igiye kwigwatiriza. Reka nkubwire, iyo umuntu yatanze ingwate muri banki, akoresha ibishoboka byose kugira ngo azakore iyi ngwate itazatangwa. Noneho rero nawe Imana igiye kwigwatiriza kugira ngo abantu bazamenye ko wabanye n'Imana. Ntabwo abantu bazemezwa n'amasengesho wasenze, ahubwo abantu bazemezwa n'iki Imana iremeye mu masengesho. Ntabwo abantu bazemezwa n'imisozi wazamutse, ahubwo abantu bazemezwa n'iki Imana yaremeye kuri ya misozi, yarangiza ikagisoza, yarangiza ikagikora, ikagikorera mu maso yabo, bakabona ko cyakozwe n'Imana kitakozwe n'abantu. Imana imaze kugarurira umupfakazi umwana, abantu bemeye ko ibi bintu bikozwe n'Imana, abantu bemeye ko ibi bintu bidakozwe n'ubuhanga, abantu bemeye ko ibi bintu bidakozwe n'amafaranga, ahubwo bamenya ko Yesu yageze mu mudugudu nawe. Hari abantu bagiye kumenya ko Yesu yageze mu mudugudu utuyemo, hari abantu bagiye kumenya ko Yesu yageze mu muryango wawe, hari abantu bagiye kumenya ko Yesu yageze mu itorero usengeramo. Amateka yawe yarangiza agahinduka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turimo tugana ku musozo, munyemerere dusome iyi Zaburi, tuze gusengera muri iyi Zaburi, Zaburi y'119. Ndashaka ngo tuze gusengera muri iyi Zaburi. Imana ize yigwatirize ku bana bawe bagiye kujya kwiga, yigwatirize ku mugabo wawe, yigwatirize ku mugore, yigwatirize ku bukwe bwawe, yigwatirize ku bukobwa, ku busore bwawe, yigwatirize ku bushomeri, niyigwatiriza ibintu byose birakunda. Muri iyi
ngo sinzi uko ujya ubigenza, sinzi n'uko ujya ubikora, ariko icyo nzi ni uko iyo Imana itegetse byose biratungana, kandi iyo ihagaritse n'inzuzi zihorera nazo zijya zihagarara. Kuko yageze yahagarika inzuzi, ibwiye Mose ngo narambura ukuboko hejuru y'inyanja, ngo iyo nkoni nayirambura hejuru y'inyanja ngo amazi arahagarara, ngo akirambura amazi aribwiriza. Reka mbabwire iri jambo muryumve, reka subirane muryumve muryiteho. Hari ibintu bigiye guhagarara kugeza igihe uri butambukire, bikabona gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo biri bunyeganyega utari watambuka, mu kazi hari ibintu bitari bunyeganyega utari watambuka, muri famiye ahantu hose werereye hari ibintu bigiye guhagarara bikongera kunyeganyega ariko wamaze gutambuka. Reka tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Mu Ijana na 22 kuri icyo gice c'119 haravuga ngo wigwatirize ko uzagirira neza umugaragu wawe abiboneye ku mpata. Reka ngubwire hari ibintu bimaze igihe biguhata, hari abantu bamaze igihe baguhata, ariko nagira ngubwire ngo Imana igiye kwigwatiriza. None imara kwigwatiriza ikugirira neza. Mu yandi magambo, mu kwigwatiriza kw'Imana hajemo ineza y'Imana ku buzima bwawe, kugira ngo abibone badakomeza kuguhata. Hari abantu bamaze igihe baguhata, hari abantu bamaze igihe bagutota, ariko Imana irigwatirije ntabwo bazongera kuguhata, ahubwo abibona n'inkozi z'ibibi bagiye kumwara, bagiye gukorwa n'isoni, ntabwo bazongera kuguhata. Haleluya. Mu yandi magambo, hari imirimo y'uburetwa wakoreshwaga utazongera gukoreshwa uko Imana iragutabaye. 126 haranditse ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Amina. Reka nkubwire, abantu bahinduye ubusa amagambo Imana yakuvuzeho, abantu bahinduye ubusa amasezerano Imana yagukoreye. None rero iki ni cyo gihe kigeze cyo gukora ku Uwiteka ku buzima bwawe, kuko abantu bahinduye ubusa amategeko y'Imana, kuko abantu bahinduye ubusa amasezerano Imana yagusezeranije. Ndagira ngo ubwira ngo iki ni cyo gihe kigeze cyo kugira ngo Imana ikunezeze, cyo kugira ngo Imana ikwibuke, cyo kugira ngo Imana ikore, cyo kugira ngo Imana igumane amarira, cyo kugira ngo Imana ikumare umubabaro. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Reka nkubwire ngo ntabwo kimwaye, kandi ubutangarize ngo ni ukuri kwiyamamagaye, ntabwo gikozwe n'isoni, ahubwo Imana iragutabaye, ikweretse ikimenyetso cy'ibyiza. Ahari hari ibimenyetso bibi irabihinduye, izana ikimenyetso cy'ibyiza, ikumaza umubabaro, ikumaza amarira, ikumaze intimba wagendanaga amabara nijoro. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Nyemera dusenge kandi twinginga Imana kugira ngo iremere muri iri jambo kandi igire ibyo ikorera muri iri jambo. Mana, mu izina rya Yesu, Imana nkuru, Imana yo kwizerwa, Imana yageze Nayini igahindura amateka y'umupfakazi, Imana yanjye nabonye, Imana nkorera amabara nijoro, Imana itadukoze isoni, niyo duhamagaye ku by'amagambo. Mwami, kugira ngo werekeze iri jambo ryawe. Jambo ryawe rirarema, jambo ryawe n'ubugingo, jambo ryawe n'umutsima utera imbaraga, jambo ryawe ryageze akazi karaboneka, jambo ryawe ryageze amadeni arishyurwa, jambo ryawe ryageze Mwami bagore bari kunda barazara, helebo sikitaya amahandi ngumba zikabyara. Nyemerera y'ijambo ryawe rigiye barihindura amateka, kuko wageze mu mudugudu w'i Nayini, uyu mupfakazi yafushije umwana wakongera akabaho. Nyemerera kubwira ijambo hagira ibibaho, kandi kubwira ijambo hagira ibyo urema, kubwira ijambo hagira ibyo uhindura, kubwira ijambo hagira intambara urwana, kubwira ijambo Mwami ibyari bipfuye mu bana bawe byongere bibeho, bongere bagire ubuzima, bongere bagubwe neza, bongere babone amahoro, bongere babone ineza yawe, bongere babone kuri Imana, bongere babone kurwana intambara, bongere babone gutsinda. Mu izina rya Yesu bimenyekane kuri Imana. Urakoze Mwami w'akarama, urakoze kuri Imana igize neza, urakoze kuri Imana iriho, urakoze kuri Imana izahoraho. Neza yawe nigaragare, tware bwawe bugaragare, n'abari twebwe, ahubwo urekize byawe icyubahiro. Urakoze Mwami w'akarama, urakoze kuri Imana igira neza, kandi Imana iva gusenga, kandi Imana ikoze, kandi Imana iremye, kandi dokira Imana yasirigide mu sando, emitaka irimoya, wojeje amarira abari bari
kurira izina ryawe nirihabwe icyubahiro urakoze mwami urakarama cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Yesu amina amina Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza Imana ibagwirize imigisha ku buzima bwanyu kandi Imana ibahindurire amateka mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Himbazwe Theophile abifuza gusengerwa cyangwa se izindi nama mwatubona kuri 0784 778 reka dusubiremo rimwe 0784 778 Imana ibagirire neza kandi Imana ibagirire neza ibarengere ibahaze uburame ibahaze amahoro uku kwezi turimo kwa 9 Imana yiyereka buri muntu wese kandi muremere ishimwe shalom 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 ndabakunda cyane amina.